Hako mwana amafu yo ndibutse unyerera ataho ngo undusha amashuri cyane ntabwo yandusha buri hari akantu navumbuye kandi ntukazi akahise ngo iki ngaho 50 guteranyaho 50 umubare wawo ni kangahe? 50 guteranyaho 50 50 kongeraho 50 kaje ko kiransinza n'ukuri reka nkubaze iki reka nyigusubiza oya 50 guteranyaho 50 urahese nka senkani ariko ujya kira kwa kintu igicoco gusa none se basi kugira ngo umenye ko giye noneho ndi umuhanga nkurusha n'amashuri ega nkurusha amashuri wowe noneho gira icyo mbaza okay ijana guteranya hijana ntabwo nakwirirwa nakuba ubu uri igicucu ngenda kurusha ijana guteranya hijana ni desi barasaza imbuga gusa desa ijana guteranya hijana ni 200 desa ni desa wambwa cyanda wanyana yimbwa ni desa ariko desa so wambwa wa ijana ni desa ni 200 wagicucu ni desa nyine gahambirwe nawe givu n'umurozi wangegera we ni magana umagreseri umba kwana serera urumva basi jewe nize muri sarayi urumva umva mani cyanda wanyana yimbwa umva mani mafuti basi se twibishwanira agreseri uba nkubwire icyo nyine nkubwire uretse kwigira ikintu cy'ikizeze cy'ikiwerewe sibyo ijana guteranya hwijana kwa ni desa ni 200 wambwa okay reka ibyo tubireke no mama batagitima no guha ntabwo gitukura ako ntukabi basi ibyo tubivemo ubundi se bitwungura iki ahubwo nubutse agatekerezo akahe nta kintu ubonye nibo kubona abantu urabona iriya hene yiriya mbwa ngo ni garafurere ihora ituratira ngo iturushe umutungo twayigurishije iriya ngegera ubundi tumara iki gusa baduha ngangahe reka nze mpamagare umusore wanjye ntabwo twabura amayo kurya ejo bundi kuri noheli kuri noheli se ejo bundi bikore greseri bikampamagare bikoresha wa mugani mwa umva bayoboza ukuri nta muryango uburi ngo nta muryango uburi ikigoryi kandi nta n'ikigoryi kitagira umumaro kandi so wongeye kuntu ako kantu ntabwo ari keza utabihindura da ukunda kuntuka reka nitatekere njyewe ngiye kwita nshaka umukiriye alo umva nkubwire musore wa mafi umva mwana ndashaka amafaranga 20,000 mfite ihene yakaguze 40,000 ngiye kuyikuzanira urahita uyama oya mafi arimo kubeshya 20,000 basi wenda watureberamo veni 20 gereserine na reka keretse wenda ari nk'ibihumbi veni 20 ntabwo bitaniye heze 20 na veni bitaniye rata kereke n'igitesha mutwe ubundi cyoro yahemaye ibihumbi veni se reka keretse wenda ushatse 20 ikikira rata umva mafi ni ya yindi ya garafurere ubu tuvugana tugiye kuyimurya n'ubundi ntajya tuma sawa turaje mafi ufite amabya y'intama ay'ingurube aha oya mwa ushatse y'inkoko yabasawa ntacyo turaje oya agasosi ko kanywa nta kibazo k'amabya y'intama ntarebe kareka mbishingutsemo umva iriya tuyabara ahubwo iriya nyana y'imbwa tugire ndagwaho 5
ni igikobwa ni igihungu ubundi agashashi wanjye shyira ku rutugu wa mugabo cacaka wa mugabo umunyenga we ihene yanjye mwari muyijyanye ubu se mbafashe ubu ntabwo mbafashe uko bireba bantu b'abavandimwe we ntabwo ari wowe cyari kigiye kuyiba buriya twari tuyikwanuriye ujya reka reka yagiye kuyiba ujya reka reka umupango wanyu ndawumenyesha ngo muri abavandimwe Igerageje kuyiba genda wabwa genda wamuzura kugenda nabamenye nta ikwakimenye ntabwo uzaturongiye kuja genda waki sambo wabwa kuma tutaperi nawe mukabagirwa no gukinga umaze gukira bingana iki shashi ubugari bwakeye mvuye no hanze mu kanya kuri toyi se sheri gusigaye ubundi uza kunsura ntunguye sheri ya ndana yica sheri ndiye ndana yica njyewe ntabwo ese gusigaye uza no kunsura ubundi ntunguye biteja sheri ya ndana yica ese ko wabanze kunyitaho iyo ndana ngo ngwino ndaza ukanda iyo ndana yica njyana sheri njye ntabwo ndi ndakwicana nayo ahubwo njyewe iyi ndana yica ihene yanjye ntabwo ashobora kuyiraza ukuri nanjye ntagomba kubiri nayo sheri ntabwo zongera kubana nawe inshuti pe aho ngeze neza ihene yanjye ndayikunda yandihiriye amashuri nayiguzemo isambu n'inzu ihene yanjye ntabwo narara ukubiri nayo uyu ni sheri nyabakiko kwa mana we ihene yanjye aho kugira ngo irare hanze bayibe mbana n'abahungu b'ibiraro bafuti na Greserine ngo babitande mafuti na Greserine bashaka kwiba ihene yanjye aho kurarana nawe ubu noneho uzagenda ihene yanjye sinyisiga ariko wowe uranse kukagira ukajya mu bandi bahungu ukagaruka usanga ndi kumwe n'ihene yanjye niba ushaka kuryama ryama nawe ahubwo reka nzanye byutse bwakeye njya kuyikorera amasuku ijyane no kuri toyita itamenya amaborero cyangwa ikahihagarika ariko koko ufite inshuti mbi ariko inshuti mbi ihene ni inshuti mbi uzi amafaranga impa wowe inshuti mbi ntukandukire sheri uzajya unyubahire n'ihene ibyo mu gihe bitabayeho nawe ntabwo uzaba unkunda ese ntabwo nagusuzugura ariko rero iyo nama yo kurarana n'ihene njye kuyikorera amasuku ushashe aribyo byihorera reba ni ukuri ngo nanjye ndyame hariya nawe aryame hariya n'ihene aranyereye koko mana watungo ryanjye nkunda ariko mbondera ihene yanjye igira n'isuku yigeze hanze yisinya ntabivuga
akira mfasha sheri nkwereke nzane icyo kuyihanaguza akira mfasha fasha nkwereke mbona abajura nawe cyo kwihanagura kugira n'isuku rwose nuko ugira ngo abajura batakujujubiza gusa ariko ihene yanjye ko nyikunda wa mukobwa we wagiwe ariko sheri nawe sheri cyakora ni n'agahene keza kazana ahubwo akaburose nyikorere isuku ni agahene keza urabona akaburasa cyane yanjye nyikorere isuku nta kibazo wahenewe ubu niwe ugiye kunsimbura kweri keya zose sheri wanjye yamerezaga ni wowe uzifite ubu bagiye kuzaza baguhereza keya kundusha nicyo kintu kirimo kumbabaza yanjye ndayikunda reka nyanza ikorere isuku yo mu kanwa sheri njye mfite agahinda gahinda k'icyariko nubwo iyi hene uyikunda irimo iranca inyuma birenze aha ntabwo iguca inyuma gusa ndyamana nayo ku buryo ari bya bindi byo ku n'ibyo uzi ngo gukorera wari bwabone nayisomye se nk'uko ngusoma ubu se wigeze ubona nsangira nayo inkoko nk'uko tuzisangira wajya ureka nkayihakaya ikeneye nyiraza hanze mu mbeho abajura bayibe ubwo si ubwo ni ugukunda amatungo gusa ihene yanjye ishashiri dore urayirakaje none no kuyiborosa biranze kandi najyaga nyiborosa neza ikemera none dore ndayiborosa ikanga dore urabona itagufuhiye ariko sheri dore nayo nyine ubu iragufuhiye ese ubu ni umujinya y'uko ubwire nizo se uyibwiye nabi ukanayikubita